gese okay no kuvuga ngo wenda umubyeyi ukamubwira ati papa nagendaga nkagira utangakora ibi niba ariko ejo mu gitondo muzabona umusore abazanye okay uruhande rubona rwumvikanye ruri kumvikana aragusingiza ahubwo akazajya agenda abwira abantu ati wa mwana wanjye burya nubwo yakoze ibira byose hari ikintu yarambikiye okay Hello guys, reka ngo ikaze ukurikiye Iris Rwanda TV ngende Djamilla nyina wabeza nk'abandi kumwe na mugenzi waje nkuko mubibona Emelyne muzajya mubana natwe kenshi mu biganiro bigiye bitandukanye aho tuzajya tubaganiriza kuri topic zigiye zitandukanye ibintu byinshi bitandukanye uyu munsi rero tugiye kubagezaho ikiganiro cyose topic ivuga ku cyo societe y'u Rwanda cyangwa se icyo abakobwa muri rusange bavuga ku kuba kugushakana cyangwa se kuba wabana na boyfriend wawe mu nzu mutarakoze ubukwe ese ni ibintu bikwiye nkuko societe y'u Rwanda ntago ari ibintu bimenyerewe ariko tumaze iminsi tubibona cyane tukabona ngo runaka barabana ariko ntago bakoze ubukwe ugasanga societe iri kubavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye ugasanga bamwe barabona ntacyo bitwaye abandi baravuga ngo biragitwaye ese wowe ukurikiye Iris TV Rwanda ubyumvute ese Djamilla ubyumvute Okay, rero uko mbitekereza ntekereza ko ibyo bintu ntago ari ibintu byiza cyane pe. Ndetse wowe tekereza kubana na boyfriend wawe wenda wanyosha ko bagushyigikiye gukundana n'ibintu byumvikana n'ibintu byiza cyane. Ako se nawe ashangiye nago sinzi ntekereza ko icyambere cyo twe nk'abanyarwanda dufite culture yacu tugenderaho. Dufite umuco wo kuvuga ngo tuba dukeneye gutera ababyeyi bacu ishema umubyeyi akumva kuko abanyarwanda ukuntu twe duteye usanga umubyeyi ishema abona umwana we ni gukora ubukwe agakora ubukwe agatumira ufite abavandimwe abaturanye bakavuga turi umubyeyi yareze neza nicyo kigaragaza ko umubyeyi yareze neza ngere nago ntekereza ko gukora ubukwe ku ruhande rwawe ubu bikoreye ababyeyi ntago ubikoreye wowe ubu of course nanjye mba mbyikore kuko nanjye ubwanjye ni ishema mba ndi proud yo kuvuga ati ibintu byanyuze mu mucyo urabizi abanyarwanda dukunda ibintu biciye mu mucyo kuvuga rero ngo umuntu yakoze mariage na chasi ako itekereza gukora ubukwe sivyo ugakora ubukwe ugasanga abantu baragiye hariya bakoze ubukwe amezi 3 muratandukanye cyangwa se ugasanga ukatangiye kuvuga ntabwo nari nzi ko umugabo wanjye ateye gutya ntabwo nari nzi ko kubera iki njye ntekereza ko ari byiza ku ruhande rumwe wenda erega ababyeyi ntabwo aribo bazakubakira ababyeyi ntabwo aribo batwubakira oya ariko reka nkwereke kwenda kuba wavuga ngo icyambere bituma umenya umuntu mbana nawe nini ureba nk'ubu ushaka ufite umuhungu mukundana mujya on date sibyo akaza yambaye neza mugasangira mugataha ariko ugasanga hari ibintu yagukinze yibombaritse hari ibyo adashaka ko ariko iyo mubana mu nzu niho umenyera kanutse inkweto niho umenyera ko it's true hari abakobwa usanga Djamilla hari abakobwa usanga atangiye guhamagara mama ngo mama nguzi ko wa mungu wanutse inkweto wa mungu aragona hari ibintu at least sibyo uba ugomba kubanza ukamenya ntago ngende kuri kote irwanya ubukwe sibyo ubukwe ni ikintu cyiza nawe ukagira amafoto uzereka abana bawe ukavuga uti hano nayo nakoze ubukwe gusa mvuga ko ngiye mbere yuko nkora ubukwe n'umuntu mbanza kubanza nkabana nawe nkamenya umuntu w'imbere urimo muri we reka nkubwize ukuri niba umuntu ajya muri toilette nta flashing sibyo ashaka ngo nibagiwe ariko niwo bari we nago ngende ndwanya ibi bintu byo kuvuga ngo tugeze ngo mu rugo ngo ugasanga nk'urugero ngereka nkubaza utekereza ko kugira ngo umenye umuntu ari uko mubanza kubana mbere yaho yes none se reka mbanze nkwibarize yes ariko n'ubundi still bwa bukwe buzaba sibyo si buzaba let's say ko buzacyabutanabaye nago byabuze urukundo ariko n'ubundi still umuntu ushaka kuvuga ati reka ngende musure mari cyumweru nuko umusura bisanzwe of course bibaho ariko kuvuga ngo iyo tuvuze kubana wavuze ngo twabanye
niyo mutakoze ubukwe kavuga ngo turabanye niyo handi wa musore akorera mu mutwe akavuga se n'ubundi ubukwe ntago ari ngombwa ko n'ubundi yemeye kubana nanjye nta bukwe akavuga ati n'ubundi noneho iyo mutakoze ubukwe uramutse umvana ingaruka ziri iyo mutakoze ubukwe ashobora kukureba mwabanye nawe kwa kundi nyine amenya defo yawe iyo amaze kumenya defo yawe mutarakoze ubukwe atakubwira ati my sister ariko mwakoze ubukwe ukaza kumenya ya defo mwamaze kubukora. Can I say something? Nta kintu yaba Thank you very much. So then okay, reka nkubaza akabazo gatoya tukiri aho ngaho. Umukobwa wasuye umusore aba yitwa iki? Abaturanyi iyo bakubona bakwita iki? Kuba bakubona uko bakubona kose ntacyo bimbwiye, ariko icyambere niba kuba byibuze muri abakunzi ufite ubwo burenganzira bwo kujya, ariko kujya kumusura ukamara icyo cyumweru nese kumara y'icyumweru bitaniye he no kugenda ukabayo aho niho handi it's a matter of time, right? Nandi nakubwiye ngo mushobora n'ubundi kubana ikiburi kwanga okay niba abantu kubana mudakoze ubukwe icyo none se kubana icyumweru ni mwamubanye ntibyitwa kubana oya nose ubwo mabana gute n'ubundi stili uri buze ukamusura ukongera ugataha niba uri bubaze kumara icyo cyumweru niyo amara ukwezi ariko stili n'ubundi uzataha usubira iwanyu bagufata gute ibaze mama wawe utegereje ko Djamilla azamwambika urugori atangiye kujya kurara ku ariko n'ubundi stili iherezo ikintu ugena navuze nuko iwanyu baba baramaze kugwira iherezo nuko muzamwambika rwa rugori wamusura ukamara ukwezi wamusuruka icyo nanga nukuvuga ngo wenda mwabanye burundu nta burundu kuko na marriage nubwo batubeshya ngo ngo akaramata n'iki divorce zibano hanze nyine divorce zibaho ariko noneho tekereza noneho nawe umuragiye muri fasha tugiye kubana tugiye kubyara kubana byarangiye nose nta bantu babaho bishingira nta uzi biriya bita kwishingira kuki batavuga ko bashingiwe bishingiye bubwa hari akantu wavuze nshaka kugarukaho wavuze ngo uramutse ubanye n'umuntu nyuma akabona hari ibintu byiza bitari akabona hari ibintu bitagenda right then akadecidinga ko mutandukanye sibyo byiza kurenza uko mwatandukana mwamaze kumanika akaboko mwabeshya Imana na leta ariko hoya buriya nta hari ikintu utarimo kumva byibuze mutandukana ariko iwanyu ari wowe ubwawe ari n'iwanyu mwamaze kubona ishema ry'uko wakoze ubukwe nose ubu nta bantu babaho uzi bagumirwa utekereza iki bakeneye ukiraho ngaho divorce uyitekereza iki buriya divorce buriya impamvu iba akenshi ushobora gusanga barabanye n'umuntu mutaziranye oya none se ubu nta bantu wenda bagize batashingiwe wenda bo bakora divorce ubwabo muri bo bitewe n'isezerano ryabo undi divorce ni ukuvuga ngo ahubwo uri kugendera kuri side yanjye ntabwo ndi kuri side yawe ariko reka nkwereke buretse ngusobanurire niba tuvuze divorce ubundi tuba tuvuze gutatira igihango mwahanye hagati yanyu sibyo wenda mbere yuko abantu bajya kubana batakoze ubukwe hari ikintu baba basezeranye bonyine ubwabo sibyo niba bivuze ngo uko abagiye imbere y'umurenge abambitse ababyeyi urugori bivuze ngo nabo hari isezerano baba bakoranye niyo mpamvu abo bantu bagira gute bakora divorce nabo ubwabo rero iyo bafite isezeranye ikintu bumvikanye icyo gihe bakoze divorce niyo mpamvu rero ntekereza ko umuntu wese uwo ari we wese yakora divorce sibyo ariko bitabujije ko ngewe kugira ngo nkore divorce narashakanye n'umuntu tugakora divorce ntaki tutarakoze ubukwe twakora divorce narakoze ubukwe byibuze mwagenda buri wese akavuga ati nubwo batandukanye ariko we yateshemo ababyeyi we yari yakoze ubukwe izira nkwana ariko urazizi izira nkwana uramutse okay ubwo tukiri uyisuzanamo akantu k'Imana nta nkwano nta bukwe uyisuzanamo nuvuga ngo wowe uramutse ufite umupartner wawe like mushaka kuba wenda mufite amafaranga reka nirinde kuvuga ngo wenda nta mafaranga ahari cyangwa se nuko wenda mudafite ubushobozi bwo gukora ubwo bukwe ariko hari indi mishinga mwayateganyirije wowe tuvuge nk'umusore akubwira ati rero Djamilla mfite amafaranga aya n'aya ndashaka ko dukoramo umushinga uzaduteza imbere mu gihe kirekire wenda ubwo bukwe bukazaba bwakorwa na nyuma urumva ariko aho ngaho reka nkwereke iherezo nuko ubwo bukwe buzakorwa abundi akantu k'ubukwe kazanemo uwo mushinga tuwukore sava butabaye ariko iherezo nyeneye
cya cyubahiro cy'umubyeyi mu ngero z'abantu cya cyubahiro z'abantu benshi babana kandi batarakoze ubukwe kandi jewe already wamaze kunsezeranya ubukwe ukambwira ati reka tubana ariko ubukwe tuzabukora nitubukore nasubira ikimenyetso cy'urukundo. Of course nacyo ni ikimenyetso cy'urukundo, ni kimwe mu bimenyetso by'urukundo. Nngo nta bukwe noneho akantu k'ishema rero ubukwe ririya shema nge nintaribona ibindi byose bizahagarara. Ni ukuri ndetse ntago nakubera ubundi ubukwe ni ikimenyetso, ubundi ni ibintu kuva kera, ni umuco wacu w'Abanyarwanda. Ariko nese umuco twatangiranye kera erega ibihe biri improvinga, umuco nawe ugenda wimprovinga. Noneho tugeze aho kudakora ubukwe. Oya ntago ngerega ndi kuri koti rwanyu ubukwe. Ndi kuvuga ngo kubana na boyfriend wawe, kuba wabana n'umuntu n'umupartner wawe ni byiza kugira kuko bituma tuzirinda za divorces zitateganyijwe. Ariko hari imico uzamubona ko avuga ati uyu muntu mbere yuko njya gusinya karamata, niba warananiwe kwihanganira umuntu mumaranye amezi 3 mubana mu nzu, mugiye gusinya mubeshyi Imana na leta ngo karamata, ako karamata kazashoboka. Ariko ntago ntekereza ko buri abantu bose babana kandi nanone ubukwe it's just it's a ceremony. That is something niba mufite urukundo kuki mutabana ubwo bukwe se ni kamara. Reka nkwibarize, utekereza ko buriya wowe utekereza ko ubukwe bwagakwiriye kuba abantu bafite igihe runaka babana? Yes. Utekereza? Yes. None se bakabana ukamenya umupartner wawe, ukamenya ngo ni ihe mico. Wenda hari igihe abyuka mu gitondo akarya umushyushyu, none se reka ukabimenya ngo umugabo waje akunda umushyushyu. Reka ngweze urugero rutoya, urumva? Reka ngurugero ukabana n'umuntu umuzi. Reka ngurugero kera ukuntu byagendaga ubundi, aba babyeyi bacu uri kubona, aba ba mama bakuze, ba papa bakuze, ba anti bacu, ba nyogokuru bacu, n'aba muco kugenda nijoro, n'aba mama bacu. Reka nkubwire n'aba mama bacu babatwaraga nijoro, babayeho bati ariko byitwaga abana banjye bazanko ba mama babayeho, byitwaga ubukwe. None se wabasha no kugutwara ku mugabo, so the matter hano bashobora kugutwara ku mugabo utazi, ariko kugeza n'uyu munsi barabana. Ubundi ikintu gishobora gutuma abantu babana ni ukwemera umuntu uko ari. Nese babanye bihangana, bihambiriye ngo ntasiga abana ngo ntagira gute. Kwihangana gufata umuntu ukamwemera uko ari, nge nicyo ndi gukora. Nubanga ubufashe risk, iyo umwami kuki utakwirinda, kuki utahedging izo risk mbere yuko ziza. Ariko ukabanza ukamenya umuntu mbere yuko ujya mu umuntu. Iyo ukunda umuntu uko byagenda kose ugomba kumwemera, sibyo? Ariko niba tuvuze ngo byibuze reka tuze nubwo turi buze kubana mu bibazo, ntazibana zidakomanya amahembe, sibyo? Ari abo bakoze ubukwe bashwana, ari abo batabukoze bashwana, sibyo? Ariko byibuze muze gushwana watanze ka respect ababyeyi wabahaye ibyo shema. Reka nkubwire ikintu mudatekereza, nakoseho cyane ni ishema ry'ababyeyi. Give me a minute nkubwire ikintu kimwe. uzi agaciro ibirango by'igihugu bifite. Yego, ibirango by'igihugu harimo n'idarapo ry'u Rwanda. So when you think of going nyine kugenda gukora marriage utaragize igihe gihagije cyo kubuza uwo muntu, utanazi niba if it will ever make it, hold on utanazi niba if nyine biza working out. Urumva ni nko kuvuga ngo kubera ko nyine ngo nshaka ishema ry'ababyeyi, ngo kubera ko ngo want this thing so bad, the one marriage, ngo ndagiye ngo reka ngo let me just do it, ngo nyine ngo nibyanga, ariko ngo nakoze ubukwe. Njye nkeka ko uri no gukinisha ibirango by'igihugu, ugende uhagarare ku idarapo uzi ko ibintu ugiyemo byarangira, reka nkwibaze bitazasustaininga. Reka nkubaze, kuki ubundi utekereza ko kugira ngo abantu bamenyane ariko bagomba kubana? Ese iyo mukundana mbere, ubundi iyo ugiye kwemera umuntu umwemera uko ari. Nge nkurebye wenda dusapoze uri umusore, mwakureba nkavuga ati niba unsabye urukundo ngenda ruguhaye, nkakwemerera ako kanya wemera ibyo uri kureba inyuma, mba nemeye ukuri. Of course igihe tuzana, reka niba ugira umwanda, reka nkubaze, cakuzi wanyu nkakuhamagara ngo Djamilla nje kugusura, ugasesa niba uba muri ghetto yawe ibintu byose bikamera neza, ugaganagura amadirishya n'iki ariko niba ugira umwanda muri kamere yawe icyo kintu kirimo, ntago tuzamara n'icyumweru icyo kintu ntarakibona. Ariko reka mbanze nkubaze, none se ubu ngubu ntago umuntu yakwihisha amezi nyine. Reka nkwibarize, reka dutekereze, ese buriya abantu umuntu iyo ukundanye n'umuntu
uyu munsi waza ukambwira ngo urankunda mu gitondo tukatatuana nese kugira ngo wemere umuntu akujyana outside on date nyine nanjye nakubajije kugira ngo wenda ngiyewe nawe tubane waza ukambwira uyu munsi ngo ndagukunda ejo tugatatubana no of course hari igihe mumarana n'umuntu kugira ngo mujye kubana ubu icyo gihe umara ibintu utazi icyo gihe utazi of course none se ibintu byose wabimenyera rimwe ugomba kuza reka nkwereke buriya igihe cyose ushaka kumarana n'umuntu mukundana uko igihe kigenda uko igihe kiyongera mugenda mumarana igihe mbere yuko what do you mean kumarana igihe iyo ukundanye n'umuntu igihe guhura akambwira hey babe uri hehe duhure mukajya on date sibyo mwamara kujya on date mugasangira mukaganira utuntu dushye ugataha ariko ibyo nabyo birimo none se ubwo ushaka kubona umuntu cyangwa still reka turi kwemeranya still ujya kumusura mukaryama mukagira gute kumusura nta kibazo kirimo ikintu nakubwiye nzagusura nta kibazo ariko finally tuzabana twakoze ubu niba ari ukubana nyine ariko kugusura butari binagukinga kubana by'ubuzima bwose aragenda ayabika nta kibazo none se reka mubaze ikibazo cy'amatsiko niba usuye umusore icyumweru murya already uba umeze nk'aho mumaze gufata inshingano z'abagore akenshi abasore benshi kereka wenda bafite amikoro wenda ahagije ndaho mu mazu manini ariko none sinkeka ko wenda niyo yaba afite inzu y'ibyumba 5 urumva muraryarana like uba umeze nk'umugore urateye kugira gute what will be the difference by the time muzamwakoze ubukwe sinekereza ko ndi mu bantu bakora ibyo bintu sinekereza ko n'abandi mu bantu bakora ibyo bintu ariko uwo babikora bose ntabwo namujaginga ati gute nese bitaniye no kuba uretse ngiye nkubwire ikintu nshaka ubundi ni ubukwe mara ukwezi mara umwaka iwawe ariko finally ubukwe niyo wahabyarira ariko tubyara ariko dufite isezerano ry'ubukwe kandi buzabe nose n'abantu babyaye bakora ubukwe none still oya n'abantu babyaye bakora ubukwe tugaruke ku muco tugaruke ku muco no guha agaciro bababyeyi turi kuvuga already mama wawe tuvuge ubiwanyu sibyo I still live home ngire mu rugo mbabwire ngo rero ngo ngiye ngo kuba ngo okay ku banyamahanga cy'abazungu bo biba ari ibintu bisanzwe kumuvinga in na boyfriend wawe ariko ntago nuko asangiye ubivuga ntago ari umuco w'abanyarwanda umenyerewe nuvuga ngo still nujya kubana nawe already baba bamaze kugukara bati wa mukobwa ko ari runaka noneho Emelyne reka nkwereke hari ikintu utazi still bwa bukwe buzaba ariko byashe mu wararitaye hari ikintu utazi buriya umubyeyi ushobora kugenda hari igihe wenda umubyeyi ashaka kuvuga ati uriya mwana araturumbiye bimeze gutya na gutya bitewe n'iyo myitwarire sibyo none se ubundi ugatekereza ko ubwo icyiza ni uko uzagenda mukabana n'ubwo bukwe ntibube ubwo icyo nicyo cyaba cyiza uragiye ubanye na wa musore erega kubana icyo ndi kwita kubanye twabana banza nawe utekereza tubane sibyo nkumenye bihagije handi mvuga ati noneho nawe itsoke n'ubwo bukwe bwaba ariko buramutse tubona tunameze neza ubwo bukwe butari na ngombwa twabureka as long as we have each other ikintu cyo kubureka rero nicyo kibi reka nkwereke bose reka agagana nawe uri kugumushyira reka nkwereke ngewe ukuntu mbitekereza sibyo niba hari ababyeyi bandi bashaka kuvuga ati umwana wanjye yararumbye umwana wanjye yabuze hari ababyeyi bavuga ati umwana wanjye arashaje ari nzasaza yabuze umugabo iyo watangiye gusura umusore n'undi wararumbye cyangwa baraguhetse ibyo nta kibazo musure ariko buriya umubyeyi niyo wamurumbira gute ukagenda ukamubwira ati mama na papa ukabicaza hariya ukababwira ati mama cyose ariko none nubwo mwabonaga narabarumbiye ariko hari umusore ejo uzazana inkwano ako kantu konyine k'inkwano ngeze ukuntu mu byumba umubyeyi ukamubwira ati papa nagendaga nkagira ute nkakora ibi niba ariko ejo mu gitondo muzabona umusore abazanye uruhande rwo narwumvikanye ruri kumvikana aragusingiza ahubwo akazajya agenda abwira abantu ati wa mwana wanjye burya nubwo yakoze ibira byose hari ikintu yarambikiye kugira ngo tunagende tubisimplifiya so nkurikije ibyo uri kuvuga ntago uri gutekereza what matters here is marriage for you ntago uri gutekereza life after that marriage ibyo ngibyo n'ubundi reka nkwereke so ngewe ino concern nayizanye
kubera ko nagaruko nge ntakunze ubukwe nanjye gown yambera okay nge ndi kuvugira abantu babikora sibyo nago mvuga ngo nge nabikora cyangwa simbikore impamvu no context nayizanye no mu Rwanda divorce ziri kugenda ziyongera kubera iki urahura n'umuntu ukibwira umaranye imyaka 5 ugasanga umuntu ntumuzi kubera iki hari ubuzima mugiye kubana mutandukanye n'ubuzima mwari mubanyemo muteretana aguhamagara muhura cyasuka musura ibyo byawe ukagenda ariko hari tunaba yaraguhisha ariko ntago umuntu yakwisha umwaka hose none se ugatekereza ko ubwo kugira ngo rero izo divorce zigabanuke at least bantu bane n'umuntu urebe ko bizavamo kugira ngo na leta rega tuyigabanyirize umutwaro wo kuvuga ngo kugenda unyegeramo gake ntago nge ndi kurwanya ubukwe bubi ubukwe bushaka kuba cyane bunabe as long as you're happy together ako kantu ko kutaba reka mafashe gato gereka nkubwire rero uko byagenda kose ubukwe nta bukwe rwose ntago byakunda nuvango guys reka mbaza akantu gatoya ari ukwe n'umutima mubakiki uba ku mutima thank you very much oya ndaza kubisobanura ibyo ndabisobanura Djamilla ukoze ubukwe buhenze bahagaze mu mamiliyoni 10 mugabo mukamara imyaka 2 kabyana mwana mugatandukana ugasanga amafaranga akoresheje inguzanyo ya banki mu gihe mwari buhitemo kubana nta bukwe mukoze mugiye mu murenge gusa kabana byemewe n'amategeko hari amafaranga make agenda ukibana n'umugore n'umugabo batwaye ijana ujye mu mwenda wa banki byaba nike cyabungura mu muryango wanyu ariko already ako kantu uvuze ko kuvuga ngo wagiye mu murenge ubundi kintu ndi gukontaho cyane kumva ngo ntago nagiye ubundi hari ukuntu bavuga ngo abantu uretse gato tarasubiza Emelyne bavuze ubukwe wumvishe iki ubukwe njyewe ubukwe numva isezerano abantu bagirana hagati yabo ariko bigahamwa n'imihango ijyanye n'ubwo bukwe ariko bitavuze ngo iyo mihango itabayeho ntago ushobora kugira n'umuntu isezerano reka mbafashe akantu gatoya bavuze ubukwe ni isezerano rikorera imbere y'Imana n'abantu uvuga ngo uretse ko leta yongeye kongeramo akantu ngo ni leta kandi leta ni abantu sibyo uvuga ngo ubukwe ni ubukorera imbere y'Imana n'iki okay reka ngomeze nsobanura nkuko nabibabwiye amagambo make nk'amasegonda nkuko nabibabwiye ikintu nge nakonsoho cyane ni ukuvuga ngo byibuze niba hari ukuntu kugenda nijoro nicyo nge natekereje ko wenda muri kuvuga kubana icyo cyo guterura kuvuga ngo abantu bagiye bonyine ubwabo baraganira ari babiri ntago bamenyesheje ababyeyi ari ukuntu umubyeyi avuga ngo uramugisha ababyeyi buriya ndawureba cyane kandi uramugisha ntago umubyeyi agohereza uramugisha utamuhaye ishema hari ikintu gisezweho umusore n'umukobwa bakaba bakundana bakaba urushobozi rwo gusezerana umusore saa 12 akatsa imodoka akajyaho umukobwa agasaba ababyeyi ati upakira imyenda yose mu modoka ubu yabaye umugore yes oya ariko nanone nubwo wenda natangiye mvuga ngo nagaruko ngendi kuri kote wenda irwanya ubukwe kuko ni ikintu numva ko cy'ingenzi mu buzima ariko ntago ubukwe bwakabaye bwitwa kamara kugira nandwe yakabaye abari nk'igipimo gipimirwaho ko abantu babana neza cyangwa bakundana cyangwa se bizashoboka bagezeyo so icyo turi kuvuga hano at least twirinde ibibazo bizavuka mugeze mu rugo tubyirinde hakiri kare ariko Djamilla umunsi uzashaka gukora ubukwe uracyari umukobwa uracyari umwana mutoya papa na mama bakanga umusore washimye ko mubanye bakamwanga ashaka ko kandi we yakugusezeranyije igikwe hari undi bakunda uretse mwereke my people reka iyo topic tuzayikomereze ubutaha umunsi ababyeyi bawe bazaba banze ko ukorana ubukwe n'umusore wakunze kuko imbere y'umurenge ababyeyi bawe baragusinyira mu rusengero baragusinyira katuvate ko ababyeyi bawe dusoreje ahantu ducumika ahantu bivango ababyeyi bawe banze gukora iki igikwe banze iki banze igikwe kandi wenda hari undi bakunda biyumvamo udashaka icyo gikwe udashaka icyo gikwe avuga ati oya reka tuzabigarukeho abo twakiriye umwe yitwa Djamilla andi mazina nyina w'abeza wambaye impeta oh my god gira gutya
niba uri proud yayo ni cameraman wayikwambitse nkuko abivuze yego yesu uyambaye mu rutoki rwa nyarwo nabanza tubwire icyo bivuga kuri we izo wambaye zivuga oya turamuza twagiye kuri cameraman afatire Djamilla wenyine Djamilla impeta n'impano ni wowe wayiguriye ntacyo ndi bubivugeho exchange wambaye exchange ku kuboko rero kuri ngo ushyire hanze ra tubura amahirwe menshi y'abantu bagukunze muri iki kiganiro aka ngaka nambaye nako bamwita umwishywa wanjye uzi icyo bita exchange n'abantu bavunje oya nyine kano nambaye kano kantu ntabwo nitaye kuri bino byanditseho ariko nyine nako umwishywa wanjye hino utuntu wambaye tw'amasaro utu ni udusanzwe nyine imitako isanzwe ni wayiguriye so naratuguze ra yego hari impeta wayihawe na ntacyo ndi bubivugeho Rinete yamugize ibanga Rinete ni gift ni gift anyway abantu baze kutubwira uburyo bakonyemo actinga ni ikiganiro kizanya kuri Iris Rwanda kizajya kigaruka buri kwa gatandatu no ku cyumweru biza ari ibiganiro bibiri bikurikiranye kugira ngo abantu barusheho kuryoherwa nabyo bivuze ngo kuri iki cyumweru uyu munsi turi kwa gatandatu ejo ku cyumweru ikiganiro cyanyu kizasohoka abakameramani baze kumfasha kizasohoke saa 12 buri saa 12 abantu bazajya bababona buri wa gatandatu no ku cyumweru ndacyari kuri Djamilla uri umwe mu bantu bari bahagaze kuri propose banga ubukwe ni ingenzi ariko se kandi ntabwo nza kukumenesha ibanga rya party ya kabiri kuri wowe ugize umusaka kugira ngo nta bushobozi afite bwo gukora ubukwe wabyitwara monte twategereza igihe azabonera reka twikomereze kuri Emelyne Emelyne uraho neza andi mazina witwa umutoni wase Djamilla andi mazina nyina wabeza na umutoni uwase ni bamwe mu bantu twakira bafite content nshyashya muzajya mubona buri kwa gatatu no ku cyumweru kuri Iris Rwanda nta rungu ntaki bazajya basura abana baganirize bimwe by'abana baganire n'abantu bakuze bagiye bandikirana bakiri primaire ni content nyinshi cyane bafite kugira ngo muzarusheho kuryoherwa n'ibiganiro tubategura kuri Iris Rwanda TV n'amafilm atandukanye ariko kandi bibutsa ko wasura Iris Rwanda ugakora subscribe like share na comment twicaye kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima naho twakora ikiganiro wahasimbukira ni hoteli nziza cyane ifite buri kimwe cyose wasimbukira BNB Grass Bed and Breakfast wasimbukira Organo Virunga Palace wasimbukira Lipa Restaurant Mirade Per Muhoza wasimbukira Susa Garden Restaurant wasimbukira Organo Virunga Palace aho hose ni hamwe mu bantu dusanga dukorera umunyeshuri wawe ukamutwara ku Kingdom School cyangwa se Wisdom School akiga neza kandi kazarangiza ameze neza Backrise Apetina nayiherereye uzamuka mu muhanda wo mu Kinigi warambiwe guseka neza magaze ufite amashuri angahe mu guseka actually nago nkunda ahubwo banshinja ko nakunda guseka uyu munsi wasetse uyu munsi nasetse kwisagaje ndi kwisubiraho ufite aba boyfriend bangahe nanu wigeze bangahe aho umaze gutandukana mbagize ibanga Djamilla umaze gutandukana n'abangahe bangahe aba boyfriend umaze gutandukana nta n'umwe abo muri kumwe ni bangahe kubanje kwitekereza mbivugaho umwanya muremure nta kintu mbivugaho Emelyne yego nga boyfriend ufite bangahe nta n'umwe nta mu boyfriend n'umwe yego she's single hano hari babiri single and ufite abasaza bangahe bagutereta nta n'umwe gira gutya banyemere bazuminge komeza ndahera ku kiganza cy'ibumoso ibumoso bwawe ni hehe ibumoso ni hano wambaye impeta zingahe 3 mu mpeta wambaye zivuze iki ya mbere ni imirimbo nkunda impeta ntago ndi umuntu ukunda imirimbo myinshi amabiju menshi iyo nambaye impeta n'amaherena mba numva bihagije ni imirimbo nta kindi kintu nta yindi kuko nshobora no kubyuka nkayishyira n'aha nta muntu wigeze kugura impeta
none naraziguriye yego n'amaherere yego n'akantu wambaye ku maguru yego gasobanuye aka nako ni umutako ako kantu wambaye ku maguru gasobanuye aka nako ni umutako usanzwe kukambara babita ni ibyo sosiyete bitirira ariko ntago ari bivuge bivuge kera tutarabasibirize baravuga ngo abantu ngo ntabwo ngo ari indaya ariko ntago ariko mbitekereza utekereza iki bihuza gute no kubukambaye aka kantu bon no mutako mbona kambere mbona ari keza iyo nkambaye hari n'abahitamo kwambara tubiri ku maguru yombi ariko ngewe iyo nkambaye nta kindi kintu mbite nta nubwo ari ibintu nindaho ngo mbitekerezo ngo ngo ariko si ngo ko nkambaye ngo abantu barambona gute ngo biragenda gute kuri kutakambara mu kuboko hari nabonye rero kambereye kuko no mu ubwo wahita umbaza ngo guki nambaye impeta hano cyangwa hano nubwo uyu munsi bitewe n'ukuntu nambaye nabonye hano ariho bimbereye umusore wagutereta wifuza agomba kuba yibaha ari amafaranga oya ari muremure ari munini yariteje imbere okay izo ni izindi factors ziza nyuma ariko nkeka ko buri muntu wese aba afite standard ya settinze ariko nkeka ko ikintu cya mbere cy'ingenzi ubundi ni umuntu ibindi atunze n'ibyo afite that is added value. Emelyne ufite imyaka ingahe? Nagize ibanga ntago nyivuga uyu munsi. Urangije segonderi bibiri na kangahe? Narangije segonderi 2017. 17. Yego. 2017 primaire wayize? Primaire nayize. Aho narangirije primaire bahita gute hano bahita Notre Dame de Fatima hafi yaho twicaye. Yego. Urangije primaire ufite imyaka ingahe? Narangije primaire mfite imyaka 10. Hey, you people, you want to calculate? You people are so wise. You want to calculate? No, you have already calculated, eh? Ntabwo tubikalculate. Oya, imyaka yanjye bazayimenya abakunzi ba Iris TV Rwanda bazayimenya tuzayibabwira muri sisi. Shayimana nirakura. Murakoze. Umaze guterwa n'abagabo bangahe bafite ingo utubeshye ikibazo cyane nta numwe iranereta tuvugisha ukuri nta numwe tugeze mu cyiciro bita kuvugisha ukuri to be honest ntabwo bishoboka kungana gutya tugateretana like byo guteretana abamaze kugutereta utemeye ugeranije ndumva byarambaye barimo afite nk'abana bangahe? I'm not sure ariko ni hagati ya 2 na 3. Dukomeze kubashimira nimwumva ikiganiro kirekuye mumenye ko twasoje tuzakomeza party ya kabiri. Djamilla umaze gutetwa n'abapapa bangahe? Umukobwa unseka neza. Abapapa. Umusore wa mbere waguterese yakubwiye ko ufite iki cyiza kuri wowe? Umusore wa mbere kuri kubagira benshi. Bivuze ngo hari n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Yego. Ntabwo ari benshi ntaza kubyumva ngo ariko waba waragize icyo ambwira yambwiye ko nyine hose ndi mwiza. Emelyne iki ntago ntugire ikintu reza aho babari. Papa cyangwa muramuzi? Yego nje ndamuzi jya mubona. Mukundira iki? Bande? Mwebwe. Nje nago. Sinzi yo kumukunda. Ariko kumukunda gute? Kumukunda gute? Kumukunda gute? Umuntu warimye ngo wambajije ngo umuntu ngo ubatse ngo wanerese. Niko kundi umuntu aza wenda akakwereka interest. Ariko when you find out about him you be like no. Hari umuntu warimye ngo nta myaka ijana. Emelyne arayizi. Nayo ntuza arayizi. Twagenda bafashe. Ariko muramuzi. Nago. Muramuzi? Nago ndamubona nyine ngo. Nago tunahuye sinamumenya. Njye ntabwo muzi. Nawe ntiwamumenya. Iyo ndirimbo ivuga ngo iki? Nazagarara. Narayumvise ariko nago duye sinamumenya. Ivuga ngo iki?
ngo harahiye. urumva Emelyne yamenye ngo harahiye ataramenya nta myaka ijana. Harahiye oya nta myaka ijana nayo ndayizi ngo nta myaka ijana nta gikwe sibyo nta myaka ijana nta gikwe. This is crazy. N'uyu nguyu nibyo ntago ari hano. oya niwe niwe uwe naza dusuhuze ngo ya kabiri ivuga ngo ase mbwira Emelyne yavuga ngo ako sundi harahiye nakonze nta bindi nzi ikiganiro cyarangiye hahiye sagwa muzamuzana tubwira ahantu hahiye hariho. Emelyne niwe muntu wifuza guhorana nawe nta myaka ijana ni harahiye. uri kubaza Djamilla cyane uhuze na nta myaka ijana ngo uhuze ntago ari umuntu umwe manzi subiza ushaka guhorana muri abo bombi. oya ni umuntu umwe ndabizi ko ari umuntu umwe bimbeshya rero content ziratandukanye. ushaka guhura oya bose gute bose nta kibazo kana ducishirizaho nyine akaduha kapela sinabaye akapela kayo se. twinjiye mu buzima busanzwe icyo mukora cyangwa tubireke tubyorere. ndaza kwaza Emelyne wenyine ntuza Djamilla wenyine ni ukeneye kuvuga hakorera. Djamilla usanzwe ukorera he mu buzima busanzwe kwanga abantu babe bahagusanga bajye bahansanga abantu nkorera muri Goyiko iri Goyiko nyine ni inyubako iri Musanze nkaba ndi umucuruzi wa pièces za telefone ubwo nyine ubaye ufite agatelefone kamenetse ngeraho. waje kubitubwira oya ndabibabwira ntago ari banga nkorera muri Green Safari ni company y'ubukerarugendo uramutse ushaka gutembera ahantu hatandukanye mu Rwanda cyangwa muri East Africa hose tubagererayo nyine. Instagram yawe yitwa Instagram yanjye ubu ngubu iri inactive. Instagram yawe yitwa Djamilla Jalia. dusure kuri Instagram ya Iris Rwanda, dusure kuri Facebook ya Iris Rwanda, dusure kuri channel ya Iris Rwanda TV, ukore subscribe, like, share na comment. Udusange kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, Organo Virunga Palace, Suta Garden, Grace Bed and Breakfast, Lipia Restaurant.